damu wawe wenda nawe avuye mu kazi cyangwa se yari ari mu rugo akorera hafi nawe yageze mu rugo igira kuri smartphone sibyo abapeti nabo iyo bavuye ku ishuri bigira mu matente byamaze gukora homework ese umubano wanyu uzava hehe nta kuvugana guhora ese wari uzi ko hariho n'abajya mu buriri bakajyana telefone umudamu afite telefone mu buriri n'umugabo afite telefone mwese bazaganira ryari niko famiye gute urumva gute yarenganije famiye chevre yayirenganije gute gute buriya kuba yaratse abo bana n'uwo mugore telefone akazibika televiziyo akayizimya ndetse akayicombokora bya burundu gashyiraho n'igihe cyo kuza testinga niba barisubiyeho ndabona yarahemukiye muri yawe yahemukiye gute yahemukiye gute twongeye kubasuhuza bakunzi ba Home News TV amahoro y'Imana akomeze abane namwe turamukije rero mwese intara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burasirazuba Burengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali tutibagiwe n'abadukurikiye bari hirya no hino hanze y'igihugu ba Blood Ambassador ba Home News mwese mwiyumvemo ikaze ko tubasoje murabibona turi kumwe na Newsman reka tumwakire Newsman maze gute amahoro kabisa muri ibi hari akazuba ubushyuhe burahari ni bwinshi ariko ntibitubuza gukomeza umugambi twihaye kugeza ku badukurikiye amakuru agezweho ibyubaka urubyiruko ababyeyi ni intego yacu ko mbona ukonje ndakonje wasanga harimo kurwara usanga harimo uburwayi ariko uburwayi cyangwa ni ikirere gikonje mukanya urabibona yego so ikaze Newsman nakoze abantu benshi abakunze kugenda batwandikira batwereka ko badukurikiye ariko bimwe mu bitekerezo bagiye baduha aho ma message bagiye baduha ibibazo byinshi bitandukanye gusa mbere yo kugera kuri ibyo bibazo Newsman yego ibaze uramutse igeze iwawe ugasuhuza abo mu rugo ufite famiye ni madamu n'abana uvuye ku kazi urafungura basuje ariko bakwikirije n'urutoki nta n'umwe kwitayeho umwana umwe wenda yibereye ari kwirebera ibitente madamu yibereye kuri TikTok undi mwana nawe yibereye kuri YouTube urumva byaba bimeze gute ari nkaye bibayeho ni hatari so ababyeyi benshi rero bakunze ariko biterwa n'ubundi nge numva biterwa nuko mu rugo bimeze biterwa biterwa na location aho nahereyeho biterwa na quartier cyaro se niwe muco se ntawamenye tugendeye kuri icyo kintu rero Newsman muri iyi minsi hari ikibazo gikomeye mu mafamiye ikibazo gikomeye mu miryango ko izi social media ikoranabuhanga muri rusange riri gutuma abantu batagisabana mu muryango ntabwo bakigira gusabana kubera ko umudamu yibereye kuri TikTok hari kuviewinga ama status z'abashuti be papa nawe yibereye kuri chat afite ibyo yibereyemo abana bari mu byabo ugasanga nta gusabana guhari niba banatetse byashiririye nabanatetse ushobora gusanga nawe afite n'umukozi nawe ahari mu gikoni ari guteka ari ku gafone yibereye kuri Facebook cyangwa ari kuvugana na sheri birakaze so uyu munsi rero Newsman nkaho mu News TV twagira ngo tuganire kuri topic ivuga ngo topic y'uyu munsi ndumva nubwo ntanamenye yayo topic y'uyu munsi ishobora kuba yaza kubitwika mu kigani cy'abarubyiruko bw'iki gihe ko babivuga topic y'uyu munsi iratwika cyane kubera ko turashaka ngo tuganire kuri ibintu makimbirane
amakimbirane aturuka cyangwa se aterwa no kuba amakimbirane aterwa n'ikoranabuhanga na tekinoloji ishingiye kuri smartphone muri rusange. Topic yo munsi iravuga ngo tugiye kuganira ku makimbirane aterwa n'ikoranabuhanga, amakimbirane agaragara mu ngo. Biturutse ku koranabuhanga. Ikoranabuhanga numva cyane cyane harimo akantu kitwa touch, niko abo babyita smartphone. Topic iratwika wala twika pe. So dufatiye aho ngaho ibyo biriho birahari muri iyi minsi. Ese ko kubona ari byo ndumva ibyo bintu birahari, ariko turaza kubiganiraho byimbitse, bishobora gutera amakimbirane. Turaza kubiganiraho byimbitse. Buriya hari amakuru bifiteho se ibyo bintu ari umushuti wanjye yambwiye yuko umupapa no kuvuga we cyangwa n'umumama oya n'umupapa yego arubatse rimwe yavuye ku kazi atashye asanga arasuhuza bisanzwe akomanze yumva nta muntu umukinguriye, bisaba kurwana n'urugi. Umukozi wari hirya, umuntu wari kuraraza arafungura, umupapa arinjira abona nta muntu n'umwe umwitayeho, arakomeza aragenda arabasuhuza, ariko bamwikiriza nk'abatamwitaye. Urabasuhuza umuntu uri busy, wenda arimo kuri telefone ariko akaba ari gucata gutya akagwereza akoresheje ukuboko kumwe. Ibintu birumvikana ku mudamu wibuko papa biramubabaza cyane. Arababara, umva avuye ku kazi, yarakumbuye mu rugo. Buri umuntu avuye mu kazi, nizere ko nta reaction mbi yaragize. Urumva iyo umuntu avuye mu kazi abakeneye kugera mu rugo, abakumbuye abo mu rugo, kabasuhuza bakaganira amakuru iki. Ariko ukubera ko amusuje uko nguko bibereye ku smartphone, we ikintu yakoze vango yagize reaction, sinzi niba ari nziza cyangwa ari mbi, urazi kutubwira. Isafata umwanzuro abaka aya smartphone bari bafite, kuko madame we yari afite smartphone, abapeti bari bafite tablet, umwe n'undi afite telefone. TV nayo urumva yari icangirimo hariya irimo kwireba. Ntawe yitayeho. Urabona madamu nubwo ari muri telefone ari kureba kuri televiziyo, ubundi yiremereye gutya. Abapeti nabo numva cyari ikibazo, so yahise afata bya bintu byose arabibika. Even TV aricomokora, fata umwanzuro aravuga ngo mugiye kuzamara ukwezi kose batagira gute. Yafashe smartphone ya madamu niyo mugwemo yarabifashe byose arabibaka arabibika. Yego, na televiziyo yarayizimye. Afata umwanzuro yuko zongera kubibahereza hashize nyuma y'ukwezi barisubiyeho. Rumva yarakoze neza cyangwa yakoze nabi? Rumva reaction y'umugabo itarabaye mbi. Buriya se gute? Buriya umugabo wa mupapa ngiye ku rwanjye ruhande, ndabona yararenganije umuryango. Yarenganije famille gute? Rumva gute? Yarenganije famille sevre. Yarenganije gute? Buriya kuba yaratse abo bana n'uwo mugore telefone akazibika, televiziyo akayizimya ndetse akayicombokora bya burundu, gashyiraho n'igihe cyo kuza testinga niba barisubiyeho. Ndabona yarahemukiye umuryango. Yahemukiye gute? Kubera ko impamvu yabibatse riga mu rugo, abantu baba bagomba gushikirana, bagomba kuganira. Sibyo? Buriya umva yuko kuri topic yacu agomba kubwira topic ndayibuka neza cyane. Ariko buriya kuba yarabatse telefone ntabwo ari wo muti wa kiriya kibazo. Kuko urumva aho yigize nk'umupolisi uri ku muhanda, urumva umugabo ubundi aba ari nk'umupolisi mu rugo rwe, agomba gushaka umutekano w'urugo rwe. Ntabyo polisi mu rugo. Buriya yagaragaje ko ari n'umuntu ahubwo ushaje atazi bigezweho. Gute se ashaje ntabwo bigezweho? None se Newsman reka bambwira aba yarabigenje atari. Uretse bambwira wowe uri mu rugo, yego,
sibyo uvuye ku kazi uhise ufungura imashini wisubire ku mashini madamu wawe wenda nawe avuye mu kazi cyangwa se yari ari mu rugo akorera hafi nawe iyo ageze mu rugo igira kuri smartphone sibyo abapeti nabo iyo bavuye ku ishuri bigira mu matente byamaze gukora homework ese umubano wanyu uzava hehe nta kuvugana guhora ese wari uzi ko hariho n'abajya mu buriri bakajyana telefone umudamu afite telefone mu buriri n'umugabo afite telefone ese bazaganira ryari niko siye niba narayimuguriye siye kuyikoresha bitwaye iki nyumva neza erega kuyikoresha ntabwo ari ikibazo sibyo ariko se ugiye mu buriri ufite telefone yego ujyanye na madamu wawe nawe afite telefone yego ese ibyo bintu birakwiye nugira mu buriri uraba uri muzawe uri busy nawe araba ari busy ukuvuga ngo uri munsi mu isi yawe nawe ari mu isi ye mwavuye muri salo nta n'umwe uri kuvugana n'undi kuko umwe ari kuri smartphone sibyo yibereye kuri internet ari ku browsing ibyo ashaka uvuga ngo nubwo muri mu nzu imwe wowe na madamu n'abana ariko buri wese afite ibyo yibereyemo muzahura gute amakimbirane se azabura kuba gute kuko urumva niba anafashe ibintu akabibika wowe wese wumva yuko bose bagirana amakimbirane tuvuge ko amakimbirane yose ari mu ngo aterwa na telefone oya ariko navuze winyumva nabi ntago amakimbirane yose aterwa na telefone izo smartphone cyangwa se ayo ma iPad ikoranabuhanga ariko sometimes rimwe na rimwe ikoranabuhanga rishobora gutuma mu rugo habaho amakimbirane ntabwo nemeranya nawe abadukurikiye none se reka mbwire newsman nk'ubu ngubu ndamutse ndi busy kuri smartphone like this ndimo kwibrowsingira ibintu ukamvugisha nanjye ndayifite sibyo nanjye ndi busy ukamvugisha nanjye ndi busy nawe uri busy kuri telefone sibyo ukamvugisha ese uko nagusubiza ndimo guscrolling ni kimwe nuko nagusubiza ni kimwe nuko nagusubiza cyangwa wansubiza utari busy icyo gihe nshobora kuzakubwira ikintu kiri interested urumva wajya kunsubiza ukansubiza ngo ikiriza nyine kuko nzaba nakumvise wenda turimo kuganira ku ngingo runaka nakubaza newsman tugeze ku ngingo akangahe kavuga ngo icyo gihe kubera kuntu nsubije nge man bizambabaza kuko nzaba nakira igisubizo ntagakwiye kwakira nzuva ko nciye amazi amakimbirane afite kuzaturuka aho ngaho rero so mu rwego rwo kwirinda amakimbirane rero mu ngo ntago ku cyanjye giti byagakwiye yuko buri wese ahugira kuri internet kuko niba muri famiye wenda uraza gutanga point yawe ngiye uko myumva niba muri famiye mugomba kugira time sibyo nyine nkuko uriya mupapa yabigenje yafashe biriya bintu ziriya devices zose zifite zihuriye na internet electronic akazibika akavuga ati nzazibahereza mu gihe runaka ku cyanjye giti numva n'ubundi twakabaye tugira igihe cyo gukoresha iyo internet wewe urabona ikibazo ari iki nje ikibazo ni iki nuko iriya internet ugiye kuvuga uti ntago wareka umuryango umugore n'abana ngo babe bahugiye mu bintu bitari byo kare ubwo niki katari byo impamvu ushobora kuba utanyumvishije neza ye nakubwiye ngo internet rego ubwayo ntago ari mbi sibyo iyo smartphone ubwayo ntago ari mbi kuko ni technology iradufasha kumenya amakuru yo hirya no hino bitandukanye ariko nk'umuryango tugomba kugira igihe sibyo cyo gusabana tukicara bya bikoreye bya device electronics bya bikoresho bidufasha kujya kuri internet biri ahapare biri ku ruhande ngibyo bintu ndakumva neza genda kumva neza mu gihe rero tutafasha umwanya wo kubishira ku ruhande hazaturuka amakimbirane
ngenda kumva neza ntabwo ndi guhakana ko rimwe na rimwe iyo koranabuhanga cyangwa telefoni zishobora kuba ikibazo no gutera y'amakimbirane urumva ariko njye ntabwo nemeranya n'uriya mugabo uriya mugabo ntabwo twemeranya kubera iki mutemeranya ntabwo ari umwanzuro ari wo muti urumva dore ukuntu tutemeranya ntabwo yakagombye kuba yarafashe telefone z'umuryango kuko zikorerwaho ibindi byinshi byiza urumva nkazibike nubwo tutaganiriye byinshi ariko ntekereza ko kugira ngo agere kuri point sibyo yo kuba yafata ibintu byose akabibaka akabibika kugira ngo agere kuri wa mwanzuro nuko yari yaragereje yako bazaba dukurikiye abadukurikiye nabo barabizi baha umwanya ubemerere ko baduha ibitekerezo kuko reba niba hari ubutumwa batwandikiye ngaho reba biragoye pe reba tubwire bavuze ngo iki ndabona bavuze ngo iki ntabwo ugeze ubaha umwanya wo gutanga ibitekerezo wabibutsa uburyo banyuzamo ibitekerezo tukinteractinga muri iki kiganiro. So umuntu ukeneye kuduha igitekerezo yajya muri comment section akatwandikira akatubwira se Mr. Ago na Newsman ninde uri mukuri kuri izi makabari kujya kura mu papa wafashe zira device bira bikoresho bijya kuri internet akabibika agafata umwanzuro yuko azabibasubiza mu gihe runaka kuko yifuzaga yuko ho haboneka umwanya kugira ngo basabane nk'umuryango. Ago kunyigo tuvuganira baza kutwandikira wenda ntacyo wamukomeje uko babyumva kunyigo tuvuganira ivuga ngo amakimbirane aterwa namakimbirane yo mu ngo badukurikiye bavyumve neza aterwa n'ikoranabuhanga harimo gukoresha smartphone mu rugo icyo turi kuganiraho ngere impamvu ntemeranya nawe cyangwa ntemeranya n'ura mu papa nuko buriya kanze ngohe akantu k'urugero buriya mu rugo iwanjye njye na setinze guideline na setinze amabwiriza kiri amategeko agomba kuba akora ku icyo kintu kijyanye n'ikoranabuhanga wabikoze gute yabikoze ndi njye nashyizeho ngo guturuka saa 12 zuzuye saa 12 z'umugoroba kugera saa 2 nta muntu mu rugo wemerewe gukoresha telefone kugera saa 2 koranabuhanga saa 2 saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'umugoroba n'ubundi cyangwa z'ijoro nukuva harimo nk'amasaha urumva cyangwa amasaha yabare cyangwa n'abadukurikiye bayabare baratubwira ndavuga nti nta muntu wemerewe gukoresha telefone imashini ibyo bintu bijyanye n'ikoranabuhanga muri ayo masaha icyemewe gukora ni iki cyagiye abana bari mu homework umva bakora za devoir bakora ya myitozo babaye ku ishuri ababyeyi yewe cyangwa madamu cyangwa n'undi muntu uri ku interactinga mu rugo arimo arabafasha gukora za homework urumva nyuma gukora homework harabonekamo n'umwanya wo kuganira wo guhuza urugwiro tukaganira ku iterambere ry'urugo urumva ibyo bintu rero impamvu njye ntari kwemeranya n'uwo muntu wo umupapa kuba yarafashe telefone akazihisha televiziyo akayikura burundu yagaragaje ko atazi bigezweho ntabwo yayikuyeho burundu si burundu ariko ukwezi iminsi 30 urabona ari igihe gito urumva ari kubigenza gute ndimo ndaguhara igimagezi uko nabigenje urumva biriya bintu rero biriya bintu byatanze umusaruro no kuvuga ngo ushobora wenda kuba nyuma ya saa 2 barazikoresha nyuma ya saa 2 kuyikoresha wenda nk'igihe gitoya nabwo kitarengereye nk'iminota 30 nabyemera kuko nyuma ya saa 2 aba ari igihe cyo kuruhuka urumva ni igihe cyo kuruhuka ariko ntabwo saa 2 zikubitamo abantu babeho nk'amarobo bavuge ngo umuntu ari kilometre urumva nka robo saa 12 ugiye muri iki gikorwa saa 2 ugiye muri iki hatabayeho n'akanya gatoya ko kugira relax ndetse ni newsman urumva rero sinjye ntabwo nemeranya n'uwo mupapa bivuze ngo gendeye kuri setting washizeho bivuze ngo nyuma ya saa 2 kuko biri kose nyuma ya saa 2 ntabwo mwakaryana
saa 2 mu gihe gitoya cya nyuma saa 2 wenda nk'iminota 30 saa 2 n'igice ntabwo abantu baba bakaryama icyagihe kureba go telefone hari wambuze kuri telefone kareba ati nabonye miss call ngiye kumva uko byagenze niba ari message akayisubiza niba ari stati akaba yayiviewinga na commentaire akayishyiraho urumva niba ari wa mwana wari ufite kureba kugira icyo akora kugira ibyo ahuza n'ibyo yari yize kuri telefone akabikora muri iyo minota nyuma y'iyo minota akabaho kuruhuka. Se Newsman kamubaze ujya wemerera abana bawe cyangwa se madamu wawe cyangwa se ubwawe mujya mwiyemerera kujyana amatelefone mu buriri? Kujyana telefone mu buriri ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo mbyemera. Ubundi wowe wumva ko bari cyage cyo kuruhuka nukuruhuka, sibyo? Niba ari izindi nshingano telefone muzishira muri telefone. Ubundi telefone ntabwo ari igikoresho kidufasha byinshi, ariko ntabwo ari igikoresho cyiza kuko habamo amareyo abantu bazi iby'ubuzima bivuze ngo telefone ntabwo ijyana mu cyumba. Telefone ntabwo yakagombye kuba igera mu cyumba cyo kuryamamo. Bivuze ngo usigara muri salo, urumva? Noneho niba hari ibyo ukeneye kuri telefone cyagiye mu gitondo ukabyuka ukajya kureba telefone ukayikoresha ibyo ugomba kuyikoresha. Urumva? Ubwo rero kuri urwo rugero naguhaye abantu benshi basetinze ayo mabwiriza mu rugo byafashe, ntabwo yakwibese umva wabyibagiwe. Umva ko utabyibagiwe zamani turazakomerezaho nyine bituzabikata, ariko tore barakubwira ngo none se muri mwe mabwiriza wasetinze nta narimwe umugore cyangwa abana bigeze bakwibe. Umva utakibagiwe tugiye kugakomerezaho rero. Urumva rero mu rugo nk'umugabo cyangwa umugore cyangwa umuntu ufite inshingano zo kuridinga urugo yakagombye kuba setinga such rules, amabwiriza ameze nk'uko nguko. Empwe nabyumvishije ibyo ngibyo barabisetinze bishiraho. Yego. Nase ubwo nta na rimwe bakwibese wenda nk'umudamu ngo ajye kuvyowinga nka status ngo birumvikana n'abana ngo bajye kureba niba hari umuntu wabandikiye, kuko sinzi n'ufite abana bakuru cyangwa batoya. Ako biri kose mu bana ufite haraba. Ntabwo nakumvise neza, nakumvise buriya mu minsi ya mbere biragorana ugisetinga nk'ayo mabwiriza. Ntabwo navuga ntabwo banyibese cyangwa ngo bakwepe. Byabayeho mu cyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya mbere byabayeho ukabona umuntu akukureba, ukabona agiye hanze ukuntu, ukabona aragarutse mu gihe runaka, ukabona hari cyari kugukinga. Urumva? Mu cyumweru cya mbere byarabaye. Ariko ko byagiye bikomeza iminsi igenda yicuma habayeho kugenda babyumva. Ubu ngubu ntabwo ari umutwaro kuri bo, kuko byageze nyuma nawe uko nari narasetinze ibyo bintu ntabwo ariko byakomeje kuba nkaho ari misa ya mbere cyangwa ari amahame cyangwa ari senge ari ndakuramutsa Mariya. Urumva? Byageze igihe mwumva mfata umwanya wundi wo kuvuga ngo hagati y'iki gihe n'iki gihe n'iki ngiki habeho tube turi kumwe. Urumva? Dushyireho televiziyo hariya, niba ari filime dushyiramo tuyishyiremo tuyirebe, niba ari ibyo tureba kuri televiziyo cyangwa ahantu hamwe twemeranyije tube tubirebera hamwe. Ibyo bintu byagiye bifasha mu nshuro ya mbere ntabwo baba babyumva, ariko bigenda byumvikana. Wanabigiramo abantu inama. Ni inama nagera abantu badukurikiye, cyane cyane urabizi ko iyi channel ikunze gukurikirwa n'urubyiruko cyane ndetse n'ababyeyi. Ababyeyi baradukunda cyane, urubyiruko baradukunda cyane, kuko ingeri zose tuba twahakoze. Ahubwo tubibutse ngo mukomeze mudukunde, kandi munatwandikira muri commentaire mutubwira muti twakunze ikiganiro iki n'iki mwatubwiye, mwadutegurira ibikurikira, cyangwa se hari ingingo dushaka ko mutugiri imuzi n'umuzingo kugira ngo dukomeze twubake society. Turabakunda pe. Ibyo namwe mujye mubitugaragariza ko mudukunda mbicishije muri commentaire.
Yuzman birakora nago byoroshye birakora waturebera niba hari ikintu abakunzi batwandikiye kuri telefone hari umukunzi watwandikiye yatubwira ati aragira ati ntabwo yivuze izina ariko yakoresheje sirino ati njye nitwa Muzehe Senga ndi Nyagatare ati telefone smartphone zidusenyeye ingo aho usanga umukozi mu rugo ari kuri telefone yajya gushyira igitunguru mu mavuta agashyiramo telefone birakabije Muzehe Senga buriya aduha iyo experience yahuye nayo biragoye ariko ibintu bishobora kuba bibaho ngo abarimo guteka abagiye gushiramo nk'igitunguru bagushiramo akarambikamo telefone yaragizaga agakozamo akabajya nakuko niki akamamiyo kuri telefone aziko yashyizemo igitunguru ko bikaze urumva ariko ibi ngibi ntabwo biba byarageze kuri urwo rugero ako kanya urumva ntabwo nemera ko byaba byarageze kuri urwo rugero ako kanya ni ibintu bigenda biba bimukorompa gake byagenda bimukorompa wanyemera nkakomeza nkareba mu batwandikiye message ni nyinshi ntabwo zose twazisoma kubera umwanya mutoya nyinshi kabisa wasoma nk'ebyiri yitwa soma nk'ebyiri ikaba urubyiruko rw'iki gihe rufite amazina urubyiruko rw'iki gihe rufite amazina kabisa uyu yavuze ngo nge banyita tonto w'abato ati ariko rero telefone cyangwa ikoranabuhanga ntacyo byangije pe ntacyo byangije kankomeze nsome twumve ati kuko iyo wabuze uko ugera ku nshuti yawe tubyita ngo kureba icyana fone nako kanya iyo ashatse kugera ngo ku nshuti ye yahise abyite muri paranteze ngo kureba icyana ngo fone nako kanya we ntagashinja telefone ko yatera amakimbirane mu muryango barumva ibintu ari okay ariko umva n'izina rye tonto w'abato wasoma indi comment imwe Newsman indi commentaire nayo baravuga ngo ndi kake kato rutonde ni hehe uriya ati ndi rutonde mu majyaruguru za Gakenke telefone rero iraturembeje pe mu muryango usanga ntawe ukimenya n'amazina kwandika message zifatanye message irafatanye byatanye n'amazina y'ubwo wabyaye ravuga ati usanga mu muryango ntawe ukimenya n'amazina yabo yabyaye kubera akurumva ko biragoye erega biraza kuba bibi Newsman erega telefone cyangwa se smartphone ni nziza ariko ni nabi sibyo gusa biterwa nuko yakoreshejwe yego biterwa nuko wayikoresheje sibyo Newsman message zo ni nyinshi ntajya hano ndazibona ariko zose ntabwo twazisoma ahubwo twebwe ndagira ngo nge nawe tugana ku musozo twibaze iki kintu tugana ku musozo rero buriya tugana ku musozo nge ndabona umwanzuro bura telefone cyangwa se ubukire mu muryango iterambere mu muryango ubukire bwo mu muryango ntibuza kubera telefone zigezweho kuba umwana afite iPhone kangahe umugore afite iPhone kangahe umupapa afite ariko hano ntabwo turi kuvuga ku bukire turi kuvuga ku makimbirane ashobora guterwa n'ikoranabuhanga ariko urabona izo strategy zose bagenda bafata cyangwa ngeragiye mfata nta kindi bishingiyeho
bishingiye gushaka iterambere ry'umuryango, gushaka uburyo mu muryango mwakumvikana, gushaka uburyo mwagira urugwiro mu rugo mukaganira mukagira mute. Iyo impamvu nari mvuze ko telefone cyangwa ikoranabuhanga cyangwa izo smartphone atarizo zizana ubukire mu muryango, kuko twareba tukavuga tuti ni iki gishobora kuzana ubwo bukire mu muryango. Ubukire mu muryango ntibuzanwa na telefone zigezweho, ahubwo dore ikintu kizana ubukire cyangwa iterambere mu muryango nuko mu rugo harimo urugwiro, habaye kuganira, abantu bakaba buzuzanya. Dore iki kintu ngiyo kifati ishobora gutuma umuryango utera imbere. Naho ibya telefone kuvuga ngo telefone ngo umuntu ayugiyeho ngo arimo arashakisha aragera gute, nta bukire bwa smartphone mu muryango. Urakoze neza man. Akantu nshobora kongeraho ku musozo, havuze ngo telefone ngo ntabwo ngo zishobora gutuma ubukire buza mu muryango. Buriya smartphone cyangwa se telefone zidufasha mu bintu byinshi cyane. Ntabwo nabihakanye nanjye. Rero nubwo twabonye yuko zishobora gutera amakimbirane mu muryango, nta n'ubwo zishobora kudufasha mu gukemura amakimbirane mu muryango. Wenda tutagiye kurereka iyo topic tuzayiganiraho ubutaha, icyo twavuga nuko cyangwa se nk'isomo dushobora gukuramo nuko dushobora kuzikoresha mu gihe cya nyacyo. Reka abadukurikiye baze kutubwira ngo baraza kutubwira ngo hari aho mutageze, hari ibyo mutavuzeho. Wenda twazakorana part 2 bibaye bishobotse. Ariko gusa ikintu cyose ayemerera tugasoza, ikintu cyose kibaho kiba cyiza mu gihe icyacyo. Nuzumane twagarukira Reka tugarukira ahangaha ariko mu kiganiro cyacu ntabwo twasuhuje abakunzi bacu. Suza nko mu masegonda 30 nasuhuza abantu bakunda Home News TV, abakunda kudukurikira ibiganiro byacu, abadahwema kutwereka ko badukurikiye bakora share n'abantu buriya bareba ibiganiro byacu bakabirangiza kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Ikiganiro cyacu reka nkangurira abadukurikiye, ariko barabizi ntabwo ari ibintu byo kubabwira, barabizi kureba ikiganiro cyacu. Reka dusuhuze rero abakunzi bakadasohoka, harimo ba Black TV, harimo ba Bigezweho, harimo ba Yurike mu mujyi ku Cyangwe, harimo ba T8 bamwita Sebanani T8, harimo ba Jerome Kariware, harimo Kariware RMTC cyangwa se Maurice radukurikira, n'abandi bose bari hakurya za Muyumbu. Abadukurikiye cyane, hari abantu bari Kimisagara, harimo ba Imani bagahariya, ubwo yiyumvise bagahariya, Kagegera gato, yumvise Kagegera gato, ariko mubyemeranyaho ari yumva kimenya. No muri comment arandika cyane akavuga ati mimi economist Kagegera gato ndabaga cyane. Turabasuhuje cyane rero aba bantu bose badukurikiye, n'abatiyumvise tubasuhuza izina ku izina cyangwa tumupointinga mu izina. Umva ko nawe tugusuhuje, uri wakadasohoka, uri w'agaciro gakomeye. Ongo ko wamwibagiwe Mr. Ongo. Okay, nawe fata amasegonda usuhuze abadukurikiye. Abantu benshi yabasuhuje cyane, kuko buri ntara yose dufite abantu baduhagarariye, dufite abantu bose badukurikiye, za Byangabo, za Mukamira, zakora kugera Rubavu, gusubiza Kigali. Dusuze Silver ku cyapa musuhuze cyane. Silver ku cyapa turamusuhuje, n'abantu bakomeze bamuteze imbere, ku icyayi kwa Silver. Ariko kwa Silver haramamaye ati ntahandi nangura icyayi atari kwa Silver. Haramamaye atwete twambuka tukagaruka Kigali tugakomeza za Rwamagana, Kayonza na Nyagatare. Yego hariho nka Mr. Rigo brand ambassador. Yego Mr. Rigo turamusuhuje. Nyagatare turamusuhuje. Letitia ariyizi
tugasuhuza ni mwene data mwene data undi mugabo bitaga barayijanaga barayijanaga i Musanze uramwibagirwaga barayijanaga turagusuhuje tugagaruka James tugagaruka za Nyanza Nyanza ntago twabura gusuhuza byivugire hariho bamuhirwa pro hariho abantu benshi ara mu Butansi Agatete Marite ba Antisu Ekesumaya turabasuhuje ni benshi cyane biyumvemo ikaze so muri rusange rero bakunzi ba Home News TV mukomeza mudukurikirane mukora subscribe like comment and share mwakoze kudukurikirana akagaruka cyane Imana ikomeze kubarinda no kubana namwe murakoze cyane.